byatangira bizanakomeza mugabo bizakomeza kandi buriya uyu munsi umuvunyi w'u Rwanda je nishimye numvise telefoni iramumuriza ngo cyambarana ngo ari letere ngo yagiye hanana iyo letere nishaka ibindenganya nta kibazo ariko uzi kugira ngo wumve ababyeyi buzuye u Rwanda erega buriya abayobozi n'ababyeyi ba Rwanda ukumva ngo ababyeyi ba Rwanda bose baguteranye ukajya kumva umubyeyi umwe ariko mana koko uyu mubyeyi uzamuye umuvunyi mukuru rwose n'abantu mukorana mwese ni ukuri ko mukemura ibibazo by'abaturarwanda Imana yantore izurusha inama yongere ifate aho yenegeze imigisha natwe tubaha imigisha n'Imana y'u Rwanda polisi y'u Rwanda abadepite abacamanza abavoka abasenateri abashinjacyaha inzego zose z'umutekano cyane urwego rwa gisirikare ingabo za gisirikare cyane nshimira ingabo za gisirikare kuri FM iyo zitaza kuhaba hari abakapiteni nshimira bije ari kuri FM gitifu wa undi wanyibye yaraje ngo cyambara namango navengagene ndavuga ni ndasakuza abakasirikare baraza bati cyambara nama ko tuzi ko tuyano hano imyaka 5 ko tuzi ko ari umwana w'u Rwanda tukaba tuzi ko hano ari uhubaka amanywa n'ijoro nese ni mu muhembe barariyo nese barugwemba umuntu mwisambu ye mu mwumvisha urwego rwumva umutindi utarya udafite ruswa baranyumva mwinje ndi umukene ariko nubwo ndi umwami ninje mwami mu Rwanda wabaye utagira amafaranga utagira ubutunzi ariko buriya mwakize mu ntwari z'igihugu ntabwo turinjiji turinjijuke zitazi igifaransa n'icyongereza mwiriwe neza nkuko bisanzwe iyi ni Afrimason TV muri kumwe nanjye Cyambaranama wa Cyambaranama umuvugizi wa Cyambaranama ndi rugambirira kugamburiza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda n'umunyarwanda w'u Rwanda uyu munsi tugiye kwakira umutumirwa w'umunsi ariko nta nubwo ari umushyitsi kuri Afrimason TV ahubwo ni umusangwa yitwa Papa Cyaka nakaza neza Papa Cyaka kuri Afrimason nakoze kumikaze yego uyu munsi rero Papa Cyaka nasanze tujya kuganira ubushize wagiye wijujuta ngo tugwaye umwanya muto cyane unasaba ko twazaganira ku bantu bari kurya imitsi y'urubyiruko abantu bari kurya imitsi y'urubyiruko cyane ariko nabonye batangiye kubakoramo uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku bantu barimo bararya imitsi y'urubyiruko abantu bararya imitsi y'urubyiruko se Papa Cyaka ubona se koko ibyo bintu byaba bikorwa cyangwa nuko koko hari bace ariko ntabwo ari bose ayo munsi mbere na mbere cyakubwira umuntu wese uzi ko ajya ruswa cyangwa akuriki Afrimason TV kuko iyi ni televiziyo y'abanyarwanda ni televiziyo ije kurengera urubyiruko no kugira ngo tuvuge imbwa mu mazina yazo inka ariko imbwa se ni inka imbwa ntabwo ari inka ni umuntu niba ari igisambo ni igisambo umuntu niba ari umujura ni umujura ni se sibyo umuntu niba ari ingegera ni ingegera umuntu niba ari umugabo ni umugabo mwumva rero mbere yuko tujya ku bantu barya imitsi ubwo se abantu barya imitsi y'urubyiruko ntitwabihuza n'abantu na ruswa ngewe twavuze ikintu kivugika mu mazina yacyo niba ari ruswa reka duhere kuri ruswa turaza kurya ku mitsi y'urubyiruko kuko iyo wamaze kurya ya mitsi y'urubyiruko ruswa iba yaguyemo reka tuvuge ruswa tuvuge n'imizi yayo ese ruswa iribwa ite ruswa itangwa ite ruswa rero dore ukuntu itangwa n'ukuntu iribwa sibyo ruswa ni akantu bita kabitugu kwa kakantu gahisha ibintu akantu ka uyu munsi mubize andi mayeri inyoni zijya imigambi mwabagabo mwe abarinzi nabo bakagindi uko mwiga kwiba nuko mwiga kuba ibisambu hari abandi bari hano nyine b'abahanga nabo bashaka kureba ukuntu byanyereye kureba ngo byoko zigobyora muri ya mitsi yacu ariko n'imisoro yacu nibyo nibyo benshi bajya bambwiye mvuze ngo imisoro yacu baratanga hase ngo Cyambaranama ngo kuri umukene gusuri nta mwami w'umukene uba mwabatindi none se ntabwo ntega imodoka singura inkweto se singura isukari se ntabwo nijya umunyu se ntabwo nijya se ubwo se ibyo nari buriya umuntu iyo avuye kurangura umuceri muri Pakistan uwugejeje i Kigali
arabanza akakuramo abakarani bawupakiye ubwato bwabambukije inyanja amaromorokero ugejeje Kigali yaranya akavuga ati havuyemo n'imisoro ya Rwanda Revenue njyewe igiciro cy'umuceri ni 1000 abanza gushyiramo bya bindi byose uranguye rero muri quartier nawe ashyiraho abakarane agashyiraho umuro yarushye agashirenze kodesha ati nanjye ni 1100 ubwo njyewe ugiye kugura ku 1100 nasoreye ba bantu bose bitwa abakiri ahubwo abakiri n'abagaragu bacu icyo bashinzwe ni gukusanya bya bintu byacu bakabitwegereza none niba wumva niyo mpamvu mbwira abantu ntabwo turinjiji turinjijuke zitazi igifaransa n'icyongereza nibyo ntabwo twizera nyamara umuntu amubwira ngo wa mugabo ariko nawe uzongera kuvuga rya zina wa mugabo kandi wa mugabo hari jazumva ko atumize akoranye inama y'abaminisitiri ati mu gihugu cyanjye n'imishi hari injijuke zitazi igifaransa n'icyongereza muziyamagare nziyakazi ariko buriya ntabwo tuzabubikira imbehe ibintu bano bagabo bari gukora ntabwo ari n'amahano i Rwanda mwabagabo koko reka tubigaruke kuri ruswa rero uyu munsi ntabwo ari mwese hari abagabo babiri aya tuvuga ikintu cya mbere turashimira Ribu y'u Rwanda byose turashimira Ribu y'u Rwanda turashimira polisi y'u Rwanda abadepite abacamanza abavoka abasenateri abashinjacyaha inzego zose z'umutekano cyane rwa gisirikare ingabo za gisirikare cyane nshimira ingabo za gisirikare kuri FM iyo zitaza kuhaba hari abakapiteni nshimira bijari kuri FM gitifu wa undi wanyibye yaraje ngo cyambara namango navengagende ndavuga ni ndasakuza abakasirikare baraza bati cyambara nama ko tuzika tuyano hano imyaka 5 ko tuzika ari umwana w'u Rwanda tukaba tuzika hano ari uhubaka amanywa nijoro nese ni mu muhembe bararionese barugwemba umuntu mwisambu ye mu butaka no gitifu reka bivuga ariko bayobozi muyoboye u Rwanda twashimiye inzego zose aba bagabo babiri ariko umurenge wa Kimihurura akajuga Jerome ikirenga ntago ari abo gusa mujye mureka dushimire abantu bakoze neza bakoze nabi tubanenge nibyo bakoze nabi buriya kuko niba mushaka ko ruswa icika mu gihugu cy'u Rwanda aba bagabo ariko nibo batumye ngira ubwenge iyo umuntu ataribwa ntamenya kurinda abayobozi muyoboye u Rwanda ntabwo nize ngewe none uko maze iminsi nirukanka mburana uyu mugabo batanga ruswa ku bakanyirukana none niba ikibazo cyanjye uyisiborira kizi ry'ijari umudugudu wa Gahingura kizi akagari ka Muko karakizi umurenge wa Jari akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali ministeri ya siporo ministeri y'urubyiruko n'umuco inteko nshinga amategeko ariko ndashimira umuvunyi w'u Rwanda ariko ntabwo nzi ukuntu inzego z'umuvunyi zikurikira abantu mwese mukora ku muvunyi byibura numvise urwego mu Rwanda rwumva umutindi udafite ruswa ikivurira none se mvuge ko atari ruswa ariko ntabwo bibabaje ahubwo hari Ruganzu Ndorise yarafite ubutunzi buri nta mpunzi igira ubutunzi yarabundishijwe bamubundishiriza ikaragwe kwa Nyabunyana ni kandi uribuka ko ngenda umuvugizi we niyo mpamvu yankubise inkoni ariko sogoko ndagushimira Ruganzu wa kabiri Ndori cyambara nama umuhungu wa Ndahiro Cyamatare umwuzukuru wa kabiri Gahima umwuzukuruza Mibambwe Sekarongoro wa mbere Mutabazi Rugabisha birenge ariyo mpamvu mwizera ko agomba kunyiza babisha ahubwo azamfasha mu bacamanza n'abavoka n'abashinjacyaha bakanyemurira ikibazo cyanjye n'aba bagabo uzika ariko kubera ko nafite ubutunzi hari umwavoka ari abavoka njya numva ba metere mu gihugu cy'u Rwanda hashobora kugira gutya yabona umuntu wanjye warenganye kandi ndinjiji narinjiji ahubwo ndinjiji ukitazi igifaransa n'icyongereza akavuga ati ariko nanjye mu rwego rwo kubaka igihugu cyanjye no kurwanya ruswa n'akarengane nkuko ku muvunyi babibonye bakavuga ati cyambara nama tuje kugutabara ariko mwabamereye amashyi ku rwego rw'umuvunyi Rwanda uyagate bivuga gutya nabwo ari umugabo uvuze impundu afata ku aha ndabizi kujya gucya ngo rubindo ni bogisa mu Kinyarwanda no rubindo umugabo afata kuri bogisa cyangwa ku rubindo rwe akavuza impundu mwabagabo mwe rwose mvugije impundu
kubera ko twishimye. Ariko niba umuntu yishimye reka avuge ko yishimye. Nibyo. Nk'uyu munsi numvishe telefone yo kumuvunyi. Ni ukuri kw'Imana ku rwego rw'umuvunyi nibandenganya. Uretse ko ntabwo ndyemeza ko ntabwo bashobora kurenganya umuturage. Nubwo kubera ukuntu bampamagaye bakavuga ati cyambara nama ko ufite agahinda kenshi bimeze gute ko uri kuvuza induru ku mateleviziyo bimeze gute rwose kubera ukuntu nishimye byonyine kumva ko mu Rwanda hari umuyobozi ugukurikirana akavuga ati uyu mutindi ariko reka twumve ikibazo cye. Erega n'abayobozi bandi baturenganya bahemberwa. usibye wa muntu baheruka kuvana amata ku munwa ninde. Reka twe kuvuga izina. Nibyo ariko ni benshi. Usa nka angana nka gutya. Reka tumuvumbe tumubikira ibanga ariko ariyize. Ari benshi. Wowe yizi wawe ungana nka gutya. Intore nyinshi ziri kwamburwa umugati wa mugabo we niwumve ko wakoze kurusha abandi. Uriya mugabo nawe yarakoze. Ariko ubundi bagize gutya atangira kurata ibyo atunze. Tujye tumujya mu migani gaturira turinjijuke zitazi igifaransa n'icyongereza. Ariko n'ubundi televiziyo zose zirwa zimuvuga Gitifu Kimihurura Ndanga Patrice na Kajuga Jerome umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda. Impamvu nanjye nashimira inzego zose z'u Rwanda n'iz'umutekano n'izishinzwe kugenza ibyaha. Aba bagabo bize amategeko kandi twebwe turinjijuke zitazi igifaransa n'icyongereza nta n'amategeko twize. Bashobora gufata ibituvuga bakagenda bakabwira ngo leta twebwe dusebya leta. Mwiduteranye twebwe tuvuga tuvugira rubanda rumeze nkatwe bagiseseka rw'abatindi abantu bagena muri ariyo mpamvu urwego rwose rwaturenganyije Imana iruha umugisha. Ariko urwego rwadutabaye umuvunyi nubwo bitarajya kumbe ibintu byatangiye bizakomeza kandi buriya uyu munsi umuvunyi w'u Rwanda nje nishimye numvise telefoni irampumuriza ngo cyambara ngo hari letere ngo yagiye hanana. Iyo letere nishaka ibindenganya nta kibazo ariko uzi kugira ngo wumve ababyeyi buzuye u Rwanda. Erega buriya abayobozi ni ababyeyi ba Rwanda. Ukumva ngo ababyeyi ba Rwanda bose baguteranye ukajya kumva umubyeyi umwe. Ariko mana koko uyu mubyeyi uzamuye umuvunyi mukuru rwose n'abantu mukorana mwese ni ukuri ko mukemura ibibazo by'abaturarwanda. Imana yantore izurusha inama yongere ifate aho yenegeze imigisha natwe tubahaye imigisha n'Imana y'Rwanda ibahaye imigisha. Ariko ubu koko umwana nkanjye reka nubwo reka mureke ko gete bakangurira Ruganda reka dusome sogoko reka tuguye abantu mukurikiye Afrimason TV twebwe turanaterekera kandi guterekera n'umuco nyarwanda dusangira abasogokuru. Ariko nanone wenda kuri akantu ko guterekera abantu benshi mu Kinyarwanda bacyumva nabi. Guterekera sa nko kavuga n'ubundi twakanze insinga yatwetse ntabwo dutaranye ariko guterekera no kwibuka bawe. Buriya tugiye ku bituro by'abacu tuba tugiye kwibuka ariko tuzabishakira umwanya wabyo. Ibi dukoze dusangiye n'icyubahiro duhaye abacu. Uyu munsi iyo ugiye guterekera ku gituro cy'uwawe ujyana indabo. Mu muco nyarwanda wabaga wajyana amata cyangwa ukajyana inzoga cyangwa niyo wajyana amarwa bitewe n'icyo umuntu yakundaga ukakinywera handi ku gituro cye. Warangiza ukamwunamira ukavuga ati aho muri mwisanzure mukomeze mudusabire umugisha ku Mana y'u Rwanda kuko abantu bapfuye ntabwo bagenda baba bahari. Roho z'abantu bacu ziri hano mwisanzure. Tugaruke hano kuri ruswa n'uburyo itanga. Uyu munsi rero abantu benshi ntabwo bakirya ruswa batanze amafaranga. Erega natwe twe turinjijuke turindeba kure ariko ntabwo turizanga z'i Burundi. Babaga bereka bano bagabo nabiza amategeko ndabati. Bariya bagabo bashobora kumva ko tuvuze ngo twe turindeba kure. Ni nkuko erega indeba kure buriya nta nubwo ari ijambo ribi. Ni nkuko intera hamwe abantu bazi ko iyo bavuze intera hamwe abantu bumva imihoro. Ariko intera hamwe nge n'uyu mugabo turi intera hamwe. Kubera ko twateye hamwe turi kunenga ruswa n'abayirya. Nyine turi kuvuga ibintu bimwe. Tuvuga imbwa mu mazina yazo. Indeba kure nazo twebwe nuko tubasha gutobora tukareba ibyo Rwanda rutareba. Ntabwo turinjijuke zitazi igifaransa n'icyongereza. Tugaruke kuri ruswa. Uyu munsi hari abayobozi benshi tubanenge. Umuyobozi akagira gutyo kubera ko nabarya ruswa. Umuntu akayamuzanira bitugu kwaha agahita afata cyambara nama cyangwa undi muturage ngo nyine aba asigaye yikuraho ibibazo.
nibyo byambaye, reka mvuge ibyambaye. uvuga Gitifu namubwira se, Gitifu dore impapuro zigaragaza ko ubutaka ari ubwanjye, dore impapuro naciyeho inkunga, ngo hoya ngo bijyane ku karere ngo bazabikemura. None se kubona babikemura harabura iki ngo bikemure, akanjyana inyuma ya kontineri. Igitifu ndanga ntabwo mubeshyira, n'abaturage barabibonaga, n'abasirikare bo kuri FM barabibonaga, umigika inyuma ya kontineri ngo yango ceceka ngo uyu mugabo ngo uzamutsinda. None se kubona ko nzamutsinda, mfite inyandiko zigaragaza ko nzamutsinda, turanishe nta ntsinda bimuhe, dore n'umuyobozi unduta. Ugati waya ngo nyine iki urubanza rwari rwamunaniye ko tudafite agapapuro nakamwe kagaragaza ko twagiye no mu bunzi, akagari kagira urukiko rw'abunzi n'umurenge ukagira urukiko rw'abunzi, kuki batadukize mu bunzi ngo tunaniranwe? Reka tubane n'ikibiri ako kantu, reka nkwereke Korosi isigaye mu kantu ka ruswa. Ongera ijwi abanyarwanda bakumve. Korosi isigaye mu kantu ka ruswa, abantu barya ruswa bahinduye system. Yego oya ntaga system rega n'izandi mitwatiriye, abantu bahinduye uburyo. Bahinduye uburyo, reka twarabamenye. Bahinduye uburyo, bamaze guhindura uburyo, dore ukuntu bisigaye bimeze, urumva? Umugozi sibyo, nimba umudugudu hari akantu yafashe, yego, bikagera kuri ku mukuru w'akagari, iyo bigeze ku mukuru w'akagari yakumva ikibazo cyakiranukira mu mudugudu, akumva ko kitakiranutse, ndamenya ko wa muntu wo mu mudugudu ari ukuntu byagenze, agahita kandi akanyenyera kamwe mugati bimeze bitatu neza, ati gahunda imeze ati ntarebi kuri nimero ya MTN ntarebi, wowe mwicaranye uri kumubwira ikibazo ntabwo umenye uko byagenze. None sasa rero agahita agira gute, agahita akoreza ku murenge. Ariko icyo kintu uvuze icyo nanjye ko maze wamuzana guca mu ijoro, akazi kambaye hijari ni kuburana. Nayo nahamagara umunyamakuru ngo nabaye buriya, iyo uri umukene uburana n'umukire, akaza itangazamakuru, shimira TV1 na BTN TV, buri rwego rw'abanyamakuru cyangwa urwego rwa televiziyo rwose rwanabaye byibura rukaza kuvuga ngo wa mukire yibye Cyambarana, ibyo birahagije, wa mukire yasenyaguye inzu za Cyambarana. Mwarakoze n'ukuri Kenisi, Imana iguha amafaranga menshi, ntabwo ari njye uyatanga, Imana iguha umugisha, kandi ukomeze TV1 ukomeze utabara abanyarwanda ubakorera ubuvugizi, na BTN na Hiro Valence Papa ejo bundi ngo bari bagiye kumwica, hari numvise ibinyamakuru kuko bimeze nabi. Ariko umuntu wese utabara abanyarwanda, umuntu wese babica, dore ba papa bangaba, dore umuntu wese yakize afite imodoka agenda ikibazo gihari, ariko uzajya mu Rwanda itonde reka nanjye mbanze mwabagabo mwe, ngiye Papa Cyaka ntago ndi umuntu wakiyahura, sindi umuntu uzajya ku etaje ari hejuru kwamakuza ngo yahurira abagore, urumva abagabo bajya mu nkunda amahoro, ntabwo ngisajya mu nkunda amahoro abagabo mwe, itonde mbanze ndirege imbere ya ribu, ntabwo nzajya mu nkunda amahoro ngo nisimbuke njye hasi, njye ntabwo nzaba se umuyapanya mwabagabo mwe, urumva mbabwiza ukuri. Umuntu wese uvuga ukuri hakamujya mureka tuvugisha ukuri, wenda mwabagabo mwe mwaretse, nimba mushaka ko Rwanda, iyo uvuze umuntu ashaka ngo byori bakakujyana amageragere, kubera ko ari umukire. Twivugira abagabo babiri, Ndanga Patrice na Kajuga Jerome, n'abandi bayobozi muri rusange basa nkaho barya ruswa, tuvugisha ukuri. Ntabwo ngiye kuri konti z'aba bagabo, ariko turi ko ibintu byasamwe mu binyamakuru, iyo kuri kwagiye hanze mujye mureka tukuvuga. Ariko niba barabivuze ibintu byasamwe, twebwe turi rubanda nyine, twishyimaho twishyika. Ariko njyewe ndi umwami w'umuco, buriya rega hasugira ngo buriya bavukiye amezi 15 nkembukira biri, mwabagabo mwereka reka mubwire, buriya imbwa yirukankana cyane ukayimara ubwoba na gereza, ibitakinganga ni byinshi, ngo imiryango itazwi nkurikiranira hafi nyoko rumero wa kera kamugana kuruma kurora nkunze nkundwa, ufunga si ufungura umugaragu yifuza kuba umwami. Dore hari umugabo ugenda mu bimodoka birabya filime, yaramfashe ajya kumfunga, nari nabaye umunyarwanda ari gukubitwa ingumi nyinshi cyane w'umupasiteri, akora amakompiyuta mu mujyi n'amaye kompiyuta ngayikanika, arambwira ngo agiye kumfunga ngo umunsi azandotera ngazagufunga. Nasabye imbabazi, Imana yo mu ijuru irabyumva, yumva agasuzuguro k'uyu mugabo. Umugabo yaragusuzuguye, yaransuzuguye. Imana yumvishe ko uyu muntu yirata anasuzuguye Imana. Namusabye imbabazi, aranambwira ngo abahungu banje babakubita, ndavuga none se nabo gira Imana amafaranga, nge natabaraga umunyarwanda ariko buriya nari kubakubita. None nitoje kurwana, ese mubeshye babagabo, nitoje kurwana no kwica biri ngombwirega bakica. Ubuse ndi se umugabo utishe aba ari umugabo,
njyewe wanteye nakwica bizimubeshye ari nabwo nongera no kwibutsa ribu y'u Rwanda nanishinganisha abagabo bazana imbeba bakazizirika imigozi mu izosi bagashyira ku muryango wanjye kugira ngo bankange bakunde bandire imitungo ntago nshinze aba bagabo ribu ntibaziteranya ntabwo tubazi abazizana ntabwo mbazi ariko nyine n'umuntu nanjye ndaceka bibaho iyo umuntu akekwa saa 12 ni mubona nagiye kwa Makuza cyangwa nkajya mu nkunda amahoro ngasimbuka ntabwo nzasimbuka bazabansimbukishije umuntu uzari imbeba yansimbukije ngira ariko se mubeshyi buriya nijari bahamaye leta y'u Rwanda ni mu mijari ntabwo nge nzasubirayo nzashyirayo abagaragu banje bagende bajye gukora nge njyayo ku manywa njyanye na bodyguard nzashaka umuntu uzajya uninda ariko mu Rwanda nibatangira kujya bemera abaturage gutunga imbunda mu bantu bazazitunga mbere nanjye ndimo none se mubeshyi watura muri ashyamba udafite kabucura nahita murasa umutwe ngiye simubeshyi oya umunsi byaje nanjye nzisimbukuruza wenda nge naranasinziriye nanjye leta ime pistoli n'amasasu magazine nk'eshanu nge nkitwaza nimba ngirije ari mu nzoga za rubingo mbe ngafite nandika itangazo ku irembo ngo guhera saa ngahe z'ijoro umuntu uzarenga iki gipangu nzahita murasa umutwe nisa zabaje cyangwa yageze aho ngaho tuvugisha ukuri n'abagabo mwe abenshi muri mwebwe murimo murakuze muri hafi gupfa ubyongereho abantu bashaje batinya gupfa iterambere mvuge ndavuga bavuze ngo urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka vuba aho niho ku isoko muri Gasabo nakujenje ku isoko y'u Rwanda zora ku isonga ariko se mwabagabo none se tuzahora ku isonga nyine twajenje muri Gasabo nakujenje cyambara nama nakujenjeka yamajyaka nakujenjeka ibisumi yame ryacu ubusugire bw'igihugu umurava imbaraga mu biganza intego yacu kurwana kugera ku rupfu nise warwana kugera ku rupfu wabumbye umunwa warwana kugera ku rupfu umwanzi yaje agakira imbeba ku muryango ukajya kubwira umudugudu wacu nta kintu yakora banyarwanda bayobozi muyoboye u Rwanda ingera gutabara z'umudugudu wacu ntabwo zandinda abagabo bari kunshaka nese mbabeshye impamvu mvuga ngo umuntu uzagira saa 6 z'ijoro kazi wanjye ni ukuri bayobozi ribu y'u Rwanda ibyumve n'umucamanza uzajya kumburanisha ko niciye umuntu ku muryango wanjye none se uyu muntu azabashe ko umuntu yashyize imbeba akandikaho niyo nshuti Anderson cyambara nama agashaka kuba kigenda akagozi kari mu izosi ry'imbeba ubwo imbeba cyambara nama funga umunwa niho hagani ariko subukoko none mbirebere nceceke reka nigarukiye kuri cyane nabivuze no mu muganda abaturage bose bo mu mudugudu wanjye barabizi n'umuyobozi w'umudugudu arabizi n'umutekano ariko nyine baraciriritse ntabwo baza ngo bantabare twigarukire kuri cya kiganiro twigarukire kuri ruswa n'imizi yayo mwabagabo mwe nimba umuntu wese wifuza ko iki gihugu cy'u Rwanda kizasigara amahoro sibyo mwebwe muri hafi gutanga sibyo batanga iki se baratanga bafite iki hazatanga umuntu umwe ufite icyo afite abandi se bazatanga iki muri hafi abana muri hafi gutaha niba mushaka kugira ngo aba bana banyu muzasiga sibyo muzabasige ahantu nyine hari iyo systeme y'inda nini kubera ko igisambo umuyobozi wo hasi ariba akagusunika imbere yagera imbere nawe undi nawe akiba uriya ya wundi yamufata kubera ko nawe ariba azikagira gutya ati nimurega nawe ni wa muvugozi impamvu dore uko ariko bimeze kubera iki navuye ku rwego rwa mbere rw'isibo nkabageze kuri uru rwego nta muntu ntabara ubuse tuvuge ko hatarimo ruswa niba nta ruswa irimo urwego runaka umuvunyi we tube tumuretse we yarantabaye izindi nzego nimufate inyandiko mfite iyo umuyobozi avuze ngo Ruganzu n'ibisumizi ngo nta nkunga twigeze tubaha ari umuyobozi leta yahaye wize ufite masters cyangwa na doctora none yarize n'amategeko ngo Ruganzu n'ibisumizi ngo nta nkunga twabateye kandi ari we waduteye iyo nkunga nyuma kongera kwivuguruza ku myanzuro yasinye ngo Ruganzu n'ibisumizi ngo baributswa ko ngo batewe inkunga urafatanyije nanjye ariko se uyu mugabo ntabwo ari igisambo watanze inkunga akaziha umuryango w'abantu runaka akongera agasubira agashaka kurya inkunga zabo izi nyandiko ni ebyiri nubwo waba utazi gusoma uyobora isibo mu Rwanda
wakegera n'umuyobozi w'umutekano mu mudugudu wawe akagufasha gusomera, n'umuturage uyobora yagusomera ngo Ruganzu n'Ibisumizi nta nkunga twabateye, akongera ngo Ruganzu nsakuje ngo Ruganzu n'Ibisumizi ngo baributswa ko batewe inkunga bafatanyije nanjye. Siko umuyobozi aguhaye inkunga, gitifu ntabwo wagira inka munyarwanda, ka inka yatanzwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame nyakubahwa. Inka muduha abantu abayobozi basige baza kuzikamirwa bakatunywera amata. Ari nka bya bindi haje systeme umusaza njyamo nabicamo bagatanga inka, gira inka munyarwanda kamanuka ejo mu baturage gufasha abantu batagira kigura na hepfo na ruguru abatinya kujya, ugasanga umuyobozi w'akagari umurenge w'akarere bazikize mu yandi mashyo zayego ariko gitifu umurenge cyangwa w'akarere uzi ko ari ruswa, ntabwo tugutinya ariko menye ko bagiye kugufunga burya ruswa. Noneho nanjye ndendore ubundi muri na benshi ngo nimuterane noneho muze muduhangane, ngaho se batinyuka nyine bazashaka ngo byori burire kuri wa mugabo bashaka kagozi k'imbere bakwakundi cyambara name ngo ariko cyambara namuzi ko Ruganzu buri amba hafi atanamba hafi mu mwana afunze. Dore uyu mukire yaje kunyiba, aje kunyiba ndapfukama n'abasirikare bari bahari bo kuri FM leta izababaza. Ubwo narabanje njya gusenga nsenga Imana y'u Rwanda, ndavuga ngo Mana y'u Rwanda ukuntu habiri icyuya ngiye na kuresha abana birubingo kuri segonderi ya Rubingo, Imana y'u Rwanda nibo bashishije biriya bibanza. Uyu mukire atangira ukuntu ababeshya abayobozi ngo yamaga amafaranga ngo masize rwemaragara, abana barazaga nkabatekera igikoma, buri gihembo cy'abanyeshuri igikoma nagira kingoye ku cyumweru nabatekeraga ibisafuriya bibiri binini cyane byuzuye igikoma. Unora nuza Seri Kamanda w'umurenge wa Jari w'akagari n'umurenge n'abamwungirije bose abana be bazaga kunsiriza ku cyumweru, none baje kunsenyera bwa mbere batangiye kunkanga ko bazansenyera. Seri Kamanda yaraje asanga umukobwa we afite ipiki arimo arasiza, ndamubaza ni uyu mugabo kavuga ngo yamaye amafaranga uriya mukobwa ugasa uwawe, uriya mukobwa ari gusiza namuhaye iki? Nge numubaze ngo iyo maze gusiza no baguhemba iki? Ni igikoma mba reba ko batari koza ibikombe bagenzi be. Aravuga ngo reka ntuze ndebe, baguma ku muhanda n'imodoka y'irondo aba mitani rukankani musuka igikoma cyaye naragipfubije bakinywa kitanahiye neza kugira ngo nereke se Seri Kamanda ko umwana we ahembwa igikoma iwanje. Ntabwo ari uko iwabo bacibuze, ariko umutima mwiza n'urukundo bafitiye umuco. Abari abana nabigishaga umuco bakava iwawe wanabahaye uruhushya bakaza iwanjye, ntabwo ari uko iwabo babuze igikoma, ariko barazaga kubera ko nta bushobozi nari nakagize bwo kuba bahemba abana bakaza mu muganda. Kandi leta yaratubwiye ngo urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, mwabigisha umuco n'amateka y'u Rwanda nanjye bakamemba imbaraga zabo. Ariko ubwo ntabwo leta yagakwiye kuzamura ikibazo ni cya kindi ushaka gusanga nk'umuntu ushaka kuyobora umuco atazi no kwivuga, urumva utanamubaza ngo umugimira 500 ngo Ruganzu byagenze bite wishunga indushyi. Ejo bundi ntabwo twajyanye, ariko reka twe tubavuga muri cya reka maze babwire impamvu abana b'u Rwanda babaye